igihe cyose umuntu yatangiye nabi aba ameze navuga se ngo aba arimo ameze atese ikintu aba ari gukora bazasarura umuyaga abazababazwa n'uburyo bwe yibeshye kandi yashoboraga gutangira ibintu neza inzira zigishoboka. Mbese bavandimwe, hari umuntu muri iri teraniro ushobora kuvuga ati njyewe ndashaka kugenda ngatekereza ku itangiriro ryanjye. Haleluya, Yesu ashimwe. Reka muri uyu mugoroba dufatanirize hamwe gushima Imana kubwo amahirwe tugize ayikomokaho, kubw'umugisha twebwe abagihumeka dufite, kuko ntabwo tumeze nk'abavuye mu mubiri, nta nubwo tumeze nk'abari mu kazi gatandukanye, ahubwo kuba turi imbere y'Imana dufite amahirwe akomeye dushobora kubyaza umusaruro, kandi Imana niyo yaduhaye ayo mahirwe. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Imana yaraturinze muri iyi minsi yose. Ntabwo byoroshye kugira ngo abantu babe bamaze iminsi ingana gutya muri gahunda z'iyobokamana, umwanzi bakarinda barangiza nta kintu abakozeho, kandi Imana ibaturwaniriye intambara ziremereye tutabonesha amaso nk'uko ziba zimeze, ariko icyo tuzi ni kimwe, kuko tuzi ko umwanzi atadukunda. Bigaragara ko kubaho kwacu no kugubwa neza Imana iba yabigizemo uruhare. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana twararyize mu mfuruka zitandukanye, ndetse n'uyu mugoroba tugiye kubumbura mu gitabo cy'ibyahishuwe mu gice cya 12 ku murongo usoza icyo gice, umurongo uriho ihame rikomeye rya kidivantiste, umurongo utandukanya abadivantiste n'andi matorero ya gikristo cyangwa se n'andi madini. Muri iki gice cya 12 ahavuga iby'umugore n'ikiyoka, tubona uburyo Satani, iki gice kirakomeye cyane kuko kivuga iby'umugore n'ikiyoka. Ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru, mbona umugore wambaye izuba, ukwezi kuri munsi y'ibirenge bye, kandi yari yambaye ikamba ry'inyenyeri 12 ku mutwe we, yari atwite yiteguye kubyara. Ariko umurongo wa 3 uravuga ngo nuko ikindi kimenyetso nanone gikomeye kiboneka mu ijuru, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, kandi icyo kiyoka cyarimo gihiga uwo mugore kugira ngo namara kubyara kirya umwana we kimutsotsobe. Muri icyo gice cya 12 tuhabona urugamba rukomeye rw'uburyo ikiyoka cyagiye kirwanya umugore, kugeza ubwo umugore yaje guhabwa amababa nk'ay'ikizu, arangije arahunga, cyabanje gushaka kurya umwana abyaye, umwana arasahurwa ajyanwa ku Mana, kirangije gihiga uwo mugore wabyaye umwana, maze umugore ahabwa amababa nk'ay'ikizu kugira ngo ahunge, maze ahungira mu butayu ahantu yateguriwe n'Imana kugira ngo ahihishe imyaka 1260. Ariko icyo kiyoka kiragumya nticyarekeraho gikurikirana uwo mugore, noneho gicira amazi ameze nk'uruzi kugira ngo azatembane uwo mugore. Nanone Imana itabara uwo mugore, yasamisha akanwa k'ubutaka, maze ubutaka bumira urwo ruzi cya kiyoka cyari kigenje gute giciriye. Ariko ikiyoka ntabwo kijya kiviriye. Buriya Satani nubwo abazi ko abantu wenda bafite n'iby'Imana yabakoreye, bafite n'amahirwe bagize, yewe batanamuhisemo, bahisemo Imana, ariko umwanzi Satani ntajye yemera ko yatsinzwe, no ku munota wa nyuma abagihanyanyaza. Iyo urebye uru rugamba ruri mu gice cya 12, ukareba uburyo bwose ikiyoka cyakoresheje ngo kirwanye uyu mugore, ukareba uburyo kuri buri ntambwe ikiyoka cyatsinzwe, ariko ukareba uburyo no ku munota wanyu ikiyoka kiracyahanyanyaza. Niyo mpamvu ubu tugeze ku murongo wa 17 w'iyi ntambara iri kubera hagati y'ikiyoka n'umugore, kandi iyi ntambara yo ku murongo wa 17 niyo isoza. Reka dusome umurongo wa 17. Ubwo ikiyoka kibuza umugore, giciriye amazi ameze nk'uruzi ngo azamutembane, ntacyo bitanze. Ikiyoka gihiza umwana, ntacyo bitanze. None umurongo wa 17, ikiyoka kirakarira wa mugore cyane, kimurwara inzika,
ndetse ikiyoka kiragumya kimupangira indi mipango. Ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Iri somo twararyize mu minsi itambutse, ariko twarimo tureba kuri iki cyangombwa cya mbere kiranga urubyaro rw'umugore bafite amategeko y'Imana, bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Twabonye uburyo amategeko y'Imana yose uko ari 10, itorero rimwe gusa niryo rigomba kuba riyafite, kugira ngo hatabaho ibintu byo kujijisha ngo abantu bibaze ngo mbese ni hehe twakwerekeza kandi ni hehe twajya. Imana ibintu byayo biba bisobanutse mu buryo ushaka kuyoboka wese atayoberwa inzira. Ni nayo mpamvu buriya hari ikintu kijya kinangaza muri gahunda y'Imana. Mujya mwumva uburyo amadini aravuka buri munsi, ndetse rwose urwego avukaho ni nk'uko amaduka agenda akingurwa, ariko Imana yanga ko kuri kuvangirwa ngo haboneke imitwe myinshi imeze nk'iyitwara kimwe ngo bizasoze bijijishije abantu bayoberwa umurongo banyuramo. Umurongo w'Imana, Imana irawufuhira ku buryo ayo madini yose avuka byanze bikunze agomba guherera ku murongo w'ikinyoma. Ibyangombwa bibiri bigomba kuranga ukuri, nta torero na rimwe Imana yakwemera ko riwigana kugira ngo bitazasoza abantu bageze mu rungabangabo cyangwa mu rujijo. Icyo kintu murumva kidatangaje? Mushobora kwibaza impamvu iri dini rivuka rigasenga ku cyumweru, iri rikavuka rigasenga ku cyumweru, iri rikavuka rigasenga ku cyumweru. Nta bariyeri ihari yigeze ibuza abantu gusenga ku isabato, sibyo? Ariko kuko Imana ibidashaka yuko kuri gusigara kurimo amatsinda menshi ngo abantu basoze bavangiwe, Imana isigara irinze ko abantu batazuzuza ukuri neza basoza kandi babaye amatsinda abiri akora mu buryo bumwe. Ikintu ushaka ko tuganira muri uyu mugoroba ni ikintu gikomeye, ni ikintu tutajya dukunda kuvugaho. Icyangombwa cya kabiri kiranga itorero ry'Imana aricyo kivuga ngo kandi bafite guhamya kwande, bafite guhamya kwa Yesu. Rero nk'uko ibi byangombwa bibiri byose bigomba kuranga itorero ry'Imana, kandi nta cyangombwa na kimwe kigomba kuvamo ngo itorero isigaye rifite kimwe, ni ibyangombwa bibiri. Ibi byangombwa bibiri umwanzi byose agomba kubigabaho igitero. Hari abantu bajya batekereza ko umwanzi yibasira amategeko y'Imana yonyine, maze kuri iki cyangombwa cya kabiri Satani agasigara nta kintu akoze. Tugiye kureba icyigisho cyerekana uburyo umwanzi agomba kwibasira icyangombwa cya kabiri akakigabaho ibitero bingana n'icyo yagabye ku cyangombwa cya mbere, bubahiriza amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Reka dusome mu gice cya 19 ku murongo wa 10, Ibyahishwe 19 umurongo wa 10. Ariko ubwo murazirikana uriya murongo wa 17 w'igice cya 12 kugira ngo tushobore kumva neza umurongo wa 10 w'igice cya 19. Umurongo wa 10 w'igice cya 19 hari amagambo avuga ngo, reka mbere kuwa 9, arambwira ati andika uti hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama, kandi ati ayo magambo ni ay'ukuri kw'Imana. Umurongo wa 10, nikubitira hasi imbere y'ibirenge bye kumuramya, ariko arambwira ati reka ndimbata mugenzi wawe kandi ndi mugenzi wa bene so bafite guhamya kwa Yesu, Imana bari usenga, kuko guhamya kwa Yesu ari umwuka w'iki? Ari umwuka w'ubuhanuzi. Umurongo wa 17 mu gice cya 12, kuko ndatekereza ko hari abantu baba bumva bitari hejuru cyane, uravuga ngo ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Iryo jambo bita guhamya kwa Yesu wongera kuribona mu Byahishwe igice cya 19 umurongo wa 10, ahavuga ngo ndikubita hasi imbere y'ibirenge bye kumuramya, ariko arambwira ati reka ndimbata mugenzi wawe kandi ndi mugenzi wa bene so bafite guhamya kwa Yesu. Riragarutse, bafite guhamya kwa Yesu, Imana bariyo usenga, kuko guhamya kwa Yesu ari umwuka w'ubuhanuzi. Muri iki gice cya 19 umurongo wa 10 basobanura guhamya kwa Yesu icyo ari cyo, yuko ari umwuka w'iki?
umwuka w'ubuhanuzi. Nk'abadivantisite barabizi neza, iyo ubajije abantu bo mu yandi madini barakubwira batariko rero bati itorero ry'abadivantisite turaryemera, ryubahiriza amategeko y'Imana, koko byaratunaniye, ariko naryo hari icyo ribura, ntabwo rigira umwuka wo guhanura, sibyo? Riti muri iryo toro nta mwuka wera wo guhanura uribamo, ariko nanone bakavuga ko ibyangombwa ntabwo itorero rishobora kugira umwuka wo guhanura wonyine ngo ryitwe iry'ukuri, nta nubwo rishobora kugira amategeko y'Imana 10 yonyine ngo ryitwe iry'iki. Iry'ukuri rigomba kuba rifite amategeko y'Imana 10, rifite no guhamya kwa Yesu, kandi guhamya kwa Yesu ni umwuka w'iki? Ndagira ngo mbwire abavandimwe bumva ibintu gutyo yuko mu itorero ry'abadivantisite nta mwuka w'ubuhanuzi ubamo. Ndagira ngo mbamenyeshe ko nta rindi torero rigira umwuka w'ubuhanuzi uretse iry'abadivantisite. Impamvu mbibabwira ni iyihe? Nuko n'abantu bashobora kubitangira ubuhamya, ndetse n'abo babivuga babutanga, iyo ikintu kibaye ku isi baravuga batari ko iki kintu abadivantisite bagenje bate. Ntabwo uzumva bavuga batariko rero abagatulika barakivuze cyangwa abapantekote barakivuze. Ni bande bashobora kuvuga ikintu cyose kigomba kubera kuri iyi si gifitanye isano n'ubugingo buhoraho cyangwa no kurimbuka? Ni bande bonyine bashobora gutangaza amakuru y'ibintu uko bigomba kuzakurikirana? Ni itorero ry'abadivantisite ryonyine, kandi ribiterwa n'impano y'ubuhanuzi. Ariko abantu kubera ko batazi impano y'ubuhanuzi icyo ari cyo, bituma batekereza yuko wenda babandi bagenda bavuga bakabwira umuntu uti nabonye munsi y'urugo iwawe hatuye umuntu w'umurozi, cyangwa se nabonye mu minsi izaza ugiye kuzabona viza ukajya hanze. Abantu benshi bazi ko icyo ari umwuka w'ubuhanuzi. Oya, umwuka w'ubuhanuzi ni ibyerekana ibigomba kubaho mu rugendo rwa gikristo, nk'ibintu abantu b'Imana bagomba kuzirinda bizasohora byanze bikunze. Iki kintu cyitwa umwuka w'ubuhanuzi nicyo ngiye kubabwiraho ibintu ijambo ry'Imana rikivugaho bigomba kuba cyane cyane mu minsi y'imperuka, uburyo iki cyangombwa nacyo kigomba kwibasirwa kikagabwaho igitero, nk'uko n'amategeko y'Imana nayo yibasiwe akagabwaho ibitero. N'umwuka w'ubuhanuzi niko bigomba kuwugendekera. Ndagira ngo mbwire bene data na bashiki banjye yuko ibyo bintu abadivantisite bavuga bigomba kuzabaho kugeza Yesu agarutse. Ibyo ngibyo abantu babona bibaye bakavuga batari ko icyo abadivantisite barakivuze, ntabwo abadivantisite baba bakirose, nta nubwo baba bakeretswe, ahubwo baba bagikuye mu bitabo byitwa umwuka w'ubuhanuzi. Umwuka w'ubuhanuzi ni ibitabo byagiye byandikwamo ibyo bintu byose bizaba kugeza igihe Yesu azagarukira, kandi ibyo bintu bikaba bigomba gusohora ijambo ku ijambo, inyuguti ku nyuguti. Ibyo bitabo bigomba kwibasirwa kandi bigakurwaho mu buryo budasanzwe. Kandi ndagira ngo mbabwire ibi bintu tubyigira kugira ngo umuntu arebe ibyahanuwe n'aho bigeze bisohora, bityo n'ingamba afata azifate atajenjetse. Igihe umuja w'Imana yari arimo yandika, yavuze kuri iki kintu cyitwa umwuka w'ubuhanuzi. Yanditse amagambo avuga kuri paje 129 mu gitabo cyitwa Inama zigirwa itorero. Paje 129 yaranditse ati: nafashe Bibiliya y'agaciro kenshi maze nyizengurutsa bya bihamya by'itorero. Ibyo bihamya by'itorero birimo kuvugwa ni umwuka w'ubuhanuzi, sibyo? Maze nyizengurutsa bya bihamya by'itorero byinshi byatangiwe guhabwa ubwoko bw'Imana, maze ndavuga nti aha niho ibintu hafi ya byose bihuriye. Reka mbabwire, muri Bibiliya no muri ibyo bitabo niho ibintu hafi ya byose bigenje gute biri. Aha niho ibintu hafi ya byose bihuriye. Ibyaha abantu bakwiriye guhunga biragaragajwe muri ibyo bitabo. Ibyaha abantu bakwiriye guhunga bigaragajwemo. Inama bifuza zibasha kuboneka hano zatangiwe izindi mpamvu zihwanye n'izabo. Imana yishimiye kubaho umurongo ku murongo n'itegeko ku itegeko. Reka mbabwire, uyu murongo dufite mu itorero ry'abadivantisite urakomeye cyane, Imana yarawuduhaye. Kandi hari ikintu kimwe nababwira kizatuma urubanza rwacu narwo ruremera, cyanditse nacyo muri iki gitabo. Kandi kuri icyo cyigisho kuri paji 127 haranditse ngo
imiburo no guhana ntibibwirwa abakora ibyaha bo mu badivantiste b'umunsi wa karindwi, bitewe n'uko imibereho yabo irushijeho kugira umugayo kuruta imibereho y'abitwa abakirisito bo mu matorero atari ay'ukuri. Buriya reka mbabwire, impamvu ducyahwa cyane ntabwo ari uko dukora ibyaha biruta iby'andi madini agenza ate, ariko ngiye kubabwira impamvu gucyahwa kwacu gukomeye. Aya magambo muyatega amatwi. Imiburo no guhana ntibibwirwa abakora ibyaha bo mu badivantiste b'umunsi wa karindwi, bitewe n'uko imibereho yabo irushijeho kugira umugayo kuruta imibereho y'abitwa abakristo bo mu matorero atari ay'ukuri. Ahubwo se kuki imiburiza kandi atari twe dukora ibyaha byinshi? Umva igisubizo. Ahubwo biterwa n'uko bafite umucyo ukomeye, kandi kubera umurimo bahisemo babaye abantu b'Imana ku buryo bw'umwihariko. Abo yitoranirije bafite amategeko yayo yanditse mu mitima yabo. Mu yandi magambo, icyo kintu cyiyongereyeho dufite abandi badafite, cyitwa umwuka w'ubuhanuzi, cyiyongera kuri Bibiliya ya rusange ku bakristo bose, kiduha gucyahwa gukomeye cyane, atari uko turusha abandi gukora ibindi byaha, ariko kuko dufite umucyo mwinshi, n'icyaha cyacu kigahita kiba kinini. Nari ndimo mbwira abitegura yuko ijambo ry'Imana rigaragaza yuko abantu batazarimbuka kimwe, niko ijambo ry'Imana rivuga. Kutarimbuka kimwe si uko bose batazahura n'igihano kimwe cy'umuriro, ariko igihano uko kizaba kiremereye bizajya biterwa n'ibyaha abantu bakoze. Abakoze byinshi igihano kizajya kiba kiremereye kurenza icyo abatarakoze kugeza ubwo Satani azahanwa kurenza abantu, kugeza ubwo abantu bashinze amadini bakayobya abantu bazayohanwa kurenza abo bayobeje, kugeza ikintu cya mbere kizatuma igihano kiremera abantu ntibahanwe kimwe n'ibyaha abantu bagiye bagenza bakora. Icya kabiri kizatuma igihano kiremera abantu ntibahanwe kimwe ni umucyo abantu bafite, nawe uzatandukanya igihano no kugororerwa mu ijuru. Abantu ntibazagororerwa kimwe, nubwo abantu bose ingororano ari ukujya mu ijuru, ariko ntibazagororerwa kimwe. Ni nako batazanahanwa kimwe. Byose biri mu ijambo ry'Imana. Rero igituma dufite gucyaha gukomeye ntabwo ari uko dukora ibyaha biruta iby'abandi bakora, ahubwo ni uko dufite umucyo uruta uw'abandi bagenje uw'abandi bafite. Aka gaciro Imana yaduhaye ikaduha umwuka w'ubuhanuzi, ibitabo bitandukanye byanditsemo ijambo ry'Imana, nanone biduha inshingano iruta iy'abandi bafite, nubwo nzi neza ko icyo ari icyangombwa kigomba kwibasirwa mu minsi iheruka na Satani. Kera Imana yavuganiraga na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi n'intumwa. Muri iki gihe ivuganira nabo mu bihamya by'umwuka wayo. Ntabwo higeze kuba igihe Imana yigishaga ubwoko bwayo, yigishanyaga ubwoko bwayo umwete kiruta uko ibigisha ubu ibyerekeye ubushake bwayo n'inzira yifuza ko banyuramo. Ndagira mbabwire yuko muri iyi minsi twebwe dufite mu gihe cya Yesu na mbere ye gatoya, abantu babaga bafite ibitabo byo mu isezerano rya kera gusa, sibyo? Nyuma ya Yesu gatoya abantu bagize ibitabo byo mu isezerano rya kera, bongeraho n'ibyo mu isezerano rishya byanditswe n'intumwa za Yesu, sibyo? Nanone ubwo ni mu gihe cyaba Elina White, mu gihe cyaba Martin Luther, bo babaga bafite ibitabo Bibiliya yose, isezerano rya kera n'irishya. Mu gihe cy'abafarisayo babaga bafite isezerano rya kera gusa. Ubwo biravuze ngo bamwe barusha abandi akaga kuko babarusha n'amahirwe. None mu gihe cyacu twebwe rero dufite isezerano rya kera ryari rifitwe n'abafarisayo babayeho, isezerano rishya ritarandikwa. Tukagira isezerano rishya ryiyongereye ku rya kera ryanditswe n'intumwa za Yesu. Twarangiza tukagerekaho n'icyo bita umwuka w'ubuhanuzi, ibyanditswe na Elina White nyuma y'uko Bibiliya irangije kuboneka yose. Ibyo bintu byose byongera inshingano yacu n'amahirwe yacu, kuko burya iyo umuntu afite amahirwe menshi aba afite n'inshingano nyinshi. Amahirwe agendana n'inshingano iteka ryose. Niyo mpamvu bene data bashiki banjye, twebwe dufite umucyo ungana gutya,
niba uyu mucyo tutawukoresha ngo duhinduke, mu minsi iri imbere ngiye kubabwira ibintu bigiye kuzabaho kandi umuntu wese azabirebesha amaso bisohora kuri we cyangwa bisohora ku baturanyi be. Hagiye kuzabaho ikintu kivuga ngo, magambo yanditse muri Matayo mu gice cya 25 umurongo wa 29, igihe Yesu yari arimo aca umugani w'ibisonga byahawe itaranto, asoza uwo mugani arimo asobanura ibya wa muntu wahishe itaranto akayamburwa, anavuga ba bandi bari baragenzuye itaranto 5 bakongererwa izindi. Yaravuze ngo kuko ufite azahabwa, ariko udafite azakwa n'icyo yaragenje ate. Ngiye kubabwira ikintu gikomeye. Ubu ndajya mbabwire ko tugeze mu gihe iryo somo ririmo risohora neza. Abantu bamwe barimo baruzurizwa cyane ku byo bari batuwe bafite, barimo baragera ku murongo hejuru cyane, kuko twabonye yuko umuntu uzajya mu ijuru cyane cyane muri iyi minsi isoza amateka y'isi, muri iyi minsi dufite umucyo mwinshi, umuntu uzajya mu ijuru azaba amaze kugendera mu mucyo wose nk'uko Imana yawutanze, sibyo? Kandi ikintu kizabaho ku muntu utagenda atera intambwe ngo agendere mu mucyo Imana yatanze, ikintu kizamubaho ni iki? N'uwo yagendeyemo azasoza agenda uvamo kugeza ubwo azasigara nta mucyo n'umwe none hakigenderamo. Ngiye kubabwira ibintu bitangaje namwe biri buze kubatangaza. Mfite n'amagambo avuga yuko mu minsi iri imbere abantu bazasanga wagira ngo nta kintu na kimwe bigeze bizera. Abantu bazakwa n'icyo bari bafite, ufite azongererwa, udafite azakwa n'icyo yaragenje ate yari afite. Reka mbabwire ibintu bigomba kuba ku kintu cyitwa umwuka w'ubuhanuzi, kandi ndababwira n'impamvu ibyo bintu bigomba kukibaho. Ngiye kubasomera amagambo yanditse mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe, igitabo cya mbere ku cyigisho cya 3, gifite umutwe uvuga ngo inyifato ku byerekeye ibihamya. Ahantu handitse ngo ku byerekeye ibihamya umenye ko ari ku byerekeye umwuka w'ubuhanuzi. Amagambo ngiye kubasomera ni muyatega amatwi. Ngiye kubanza gusoma ari kuri page 38. Aravuga ngo, Satani akomeza kungikanya ibinyoma, nyamara bitagaragara ko ari byo, kugira ngo ateshure abantu ku kuri. Ikinyoma giheruka cya Satani kizaba icyo gutesha agaciro ibihamya bya mwuka w'Imana. Iki kintu kirakomeye. Satani arimo arungikanya iki? Ibinyoma. Ikinyoma giheruka kizaba icyo gukura abantu ku mwuka, ku bihamya bya mwuka w'Imana cyangwa se ku bihamya ku mwuka w'ubuhanuzi. Aho guhishurirwa kutari abantu babibyigenge. Imigani 29 umurongo wa 18. Satani azakorana ubuhanga bwinshi kandi akorere mu buryo butandukanye n'abantu batari bamwe, kugira ngo ahungabanye icyizere ubwoko bw'Imana bwasigaye bufitiye ibihamya nyakuri. Ibi bintu bigomba gusohora. Ikintu bita umwuka w'ubuhanuzi, bene data bashiki banjye, umwanzi agomba kukirwanya mu mbaraga zikomeye cyane. Satani azakorana ubuhanga bwinshi kandi akorere mu buryo butandukanye n'abantu batari bamwe, kugira ngo ahungabanye icyizere ubwoko bw'Imana bwasigaye bufitiye ibihamya nyakuri. Ubu wakubwira abadivantiste bamwe uyu munsi batemera umwuka w'ubuhanuzi bamaze kuruta ubwinshi abawemera. Mbese mushobora kumenya impamvu batawemera? Buriya umwuka w'ubuhanuzi uratangaje cyane, kandi umwuka w'ubuhanuzi ufite amahane cyane kurenza Bibiliya. Bibiliya irimo ibwira abantu ibyerekeranye n'inyama, irababwira iti byatuye inzara bikaba binuza muzajye mubirya, ibitatuye inzara bikaba bitanuza muzagenze mute. Ariko umwuka w'ubuhanuzi araza akavuga ati umuntu urya inyama. Ndagira mbabwira impamvu abantu bagomba kuwurwanya byanze bikunze. Uravuga uti abantu barya inyama, byanze bikunze bazakurwa mu mugabane w'ubwoko bw'Imana w'abantu bagomba kuzajya he? Kujya mu ijuru. Ubwo rero kuko ubutangiye gukora ku bintu abantu bakunda, ukaba utangiye kumera nk'ubabangamira, abantu bakora uko bashoboye nabo bakawurwanya.
umwuka w'ubuhanuzi nubwo ibintu byose uvuga byose Bibiliya iba yabyigishije, ariko umwuka w'ubuhanuzi urabisobanura cyane, umwuka w'ubuhanuzi urabyagura cyane, umwuka w'ubuhanuzi urabyumvikanisha kurutaho, kandi umwuka w'ubuhanuzi ubivuga mu buryo bumeze nko guca iteka. Umwuka w'ubuhanuzi ndimo ndababwira amwe mu mahame y'umwuka w'ubuhanuzi akomeye agomba gutera abantu kuwuhagurukira no kuwurwanya. Umwuka w'ubuhanuzi uravuga ngo abantu bagomba kwirinda imyenda nk'uko birinda iki? Nubwo Bibiliya yabibuza abantu kujyamo imyenda, ariko ntabwo ikoresha terime zimeze nk'izo ngizo, iterime wumva ko zikakaye cyane, kuko kugira ngo umuntu yirinde ubushita ntabwo ari ikintu akora ajenjetse, ni ikintu afatira ingamba zikomeye. Niko abantu bakwiriye kwirinda imyenda. Ubwo rero abantu bahita basanga rwose umwuka w'ubuhanuzi ubabangamiye, barajya kunyura iburyo bagasanga washyizeho bariyeri, bajya kunyura iburyo bagasanga washyizeho bariyeri. Umwuka w'ubuhanuzi ugasigara ubereye abantu imbogamizi mu buryo budasanzwe. Umwuka w'ubuhanuzi uravuga ngo abantu bose bihambira mu mashyirahamwe bameze nk'abantu bihambirira mu miba igiye gutwikwa. Mwasomye mu butumwa bwatoranijwe mu mugabane wa 2 ku cyigisho kivuga ngo kwirinda amakimbirane. Niko icyo cyigisho cyitwa. Banditse ku ngingo yo muri icyo cyigisho, ku ngingo iri muri icyo cyigisho ivuga ngo iyo amategeko 10 yose yirengagijwe. Banditsemo amagambo akomeye. Haranditse ngo Imana yasobanuye neza icyo ishaka ku bantu, iravuga ngo ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, ubugingo bwawe bwose, imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko ugenza ute? Nk'uko wikunda. Barangije bakavuga ngo ni mu buhe buryo umuntu yakumvira ayo magambo yarangiza akanaba mu mashyirahamwe abuza abaturanyi b'umudendezo, ababuza kugura no kugurisha keretse gusa bagize ibyangombwa bagenza bate? Haranditse ngo uko bishoboka kose ngo ubwoko bw'Imana ntibugomba kubarizwa mu mashyirahamwe yashinzwe cyangwa azashingwa. Ubwo rero umwuka w'ubuhanuzi urakaze cyane, ibintu uvuga abantu bahita bavuga batubigendeyemo wasoza utanateye imbere, sibyo? Umwuka w'ubuhanuzi uravuga ngo abantu bagomba kuva mu mitwe ya politike kereka niba biyemeje kuba ariyo bagiye kubamo, gahunda z'iyobokamana bakazireka, sibyo? Ibyo ni ibintu bivugwa n'umwuka w'ubuhanuzi. Umwuka w'ubuhanuzi utegeka abantu ibintu bikomeye ku byerekeranye n'uko bagomba kwambara, ku byerekeranye n'uko bagomba kwikorera isuku, ku buryo abantu bamwe basanga umwuka w'ubuhanuzi ikintu cyose cyitwa ko ari cyiza warakibabujije. None kubw'iyo mpamvu bizagenda bite? Umva uko bizagenda. Satani akomeza kungikanya ibinyoma nyamara bitagaragara ko ari byo, kugira ngo ateshure abantu ku kuri. Ikinyoma giheruka cya Satani kizaba icyo gutesha agaciro ibihamya bya mwuka w'Imana, aho guhishurirwa kutari abantu babibyigenge. Satani azakorana ubuhanga bwinshi kandi akorere mu buryo butandukanye n'abantu batari bamwe, kugira ngo ahungabanye icyizere ubwoko bwasigaye bufitiye ibihamya nyakuri, bufitiye umwuka w'ubuhanuzi. Reka mbabwire, iyo usomye muri Bibiliya barakubwira bati hari inyamaswa yavuye mu nyanja, bati ifite amahembe 10, bati ni ubwami bwa 4 yikoze ishyano. Ariko umwuka w'ubuhanuzi uravuga ngo ubupapa nibwo nyamaswa ya 4, nibwo wa munyabugome wanditse mu Batesalonike. Reka mbabwire, umwuka w'ubuhanuzi abantu bose bagomba kuwurwanya kugira ngo bakunde inzira yaguke. Niyo tuvuze ku ihame ryo kwihana, umwuka w'ubuhanuzi ararisobanura cyane. Nababwiye ikintu cyitwa kwatura ibyaha, mbabwira ukuntu umwuka w'ubuhanuzi akiremereza, uburyo bavuga ngo abantu bakwiriye kwatura ibyaha no kuba basebeje, abo bavuze nabi. Ibyo byose byanditse mu mwuka w'ubuhanuzi, kandi bituma inzira irushaho gufungana, bituma abantu banyura iburyo bakabona nta nzira, n'ibumoso bakabona nta nzira. Niyo mpamvu iki kintu kigomba kurwanywa ku musozo w'urugendo, kandi mu buryo bukomeye. Reka mbabwire bene data, umwuka w'ubuhanuzi Imana yawuduhereye kugira ngo irusheho kudutunganya.
nababwiye yuko kugira ngo tuzajye mu ijuru Imana igomba gukoresha amategeko yose yaduhaye mu mwuka w'ubuhanuzi. Amategeko Imana yarushijeho gusobanura neza yari yanditse muri Bibiliya, ariko ikayasobanura neza ikayagura mu mwuka w'ubuhanuzi. Imana igomba gukoresha ayo mahame kugira ngo iduce ku cyaha, kugira ngo idutandukanye n'isi, kugira ngo itujyane mu ijuru nta ruhare n'umugabane tugifite kuri iyi si, turi ubwoko bw'Imana. Umwuka w'ubuhanuzi Imana yawutegura ikintu gikomeye cyane, ni ukugira ngo tube turi abantu bashyitse bafite ibikwiriye byose. Umwuka w'ubuhanuzi ubwira abantu ko bakwiriye kuva mu mijyi bakajya mu byaro, aho bashobora kubona ibintu bahinga, aho bashobora kubona umwuka mwiza n'ibindi bintu byose. Ariko umwuka w'ubuhanuzi impamvu zitera abantu kuwurwanya ni nyinshi cyane. Kandi Elina White yafashe Bibiliya, afata ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, abwira abantu ati ukuri hafi ya kose kurimo hano, sibyo? Gucyaha kose kurimo hano, inama zose zirimo hano. Nuko rero nta rwitwazo tuzagira, kandi igituma ducyahwa cyane si uko dukora ibyaha biruta iby'abantu mu yandi madini bakora, ni uko dufite umucyo urengejeho bagenje bate. Abandi bose bafite Bibiliya yuzuye y'ibitabo 66, isezerano rya kera n'irishya. Ariko reka mbabwire, ubu natwe uramutse utwambuye umwuka w'ubuhanuzi twahita tuba nk'abagatulika cyangwa nk'abapantekote. Kuba dusobanukirwa Bibiliya neza, abantu bose bakaba bavuga batarika abadivantiste basobanukirwa Bibiliya, ntabwo ari iyerekwa, ntabwo ari inzozi, ni umwuka w'iki? Ni umwuka w'ubuhanuzi. Umwuka w'ubuhanuzi niwo usobanura amagambo yanditse muri Daniyeli, niwo usobanura amagambo yanditse mu byahishuwe. Kandi muri twe hagomba guhagurukamo indyarya zizagaragaza ko ari ukugira ngo rwose ubutumwa bugende neza butabangamiwe, zizavuga zita umwuka w'ubuhanuzi. Ubu tuvugana ndagira mbabwire ko umwuka w'ubuhanuzi watangiye kwibasirwa, kugeza ubwo ubu hari insengero zimwe utemerewe gusomera igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi ku ruhimbi rw'abadivantiste, ku nsengero zimwe. Ngo ntibashaka n'umuntu ujya ku ruhimbi afite ibikapu ngo ajye ajyana Bibiliya yonyine. Muvandimwe wanjye, ikintu kizibasirwa bwa nyuma umwuka w'ubuhanuzi. Aho Imana yaduhereye amahame yose, aho Imana itigeze igira ikintu na kimwe iduhisha, aho Imana itubwira kuva ku kantu koroheje ikatugereza ku kintu gikomeye. Kandi reka mbabwire, umuntu wese uba utarayobotse ijambo ry'Imana neza, umuntu wese uba aragiye wirengagiza imico y'ijambo ry'Imana, ikintu kigiye kuzamubaho agiye kuzasigara atagira ikintu yizera. Nk'ubu hari abantu bamwe nshobora kubabwira ibyabo bikabatangaza. Wavuga temperance, ukuboko kw'iburyo kwa marayika wa gatatu, gusobanurwa cyane n'umwuka w'ubuhanuzi, ugahita ubona abantu benshi cyane batayemera. Kutayemera kandi si uko uza mu iteraniro ngo ubwire abantu ngo hoya sinyemera. Kunyuranya nayo n'ubwo murongo nicyo gihamya kiruta ibindi kigaragaza ko utagenza ute. Ubu se umuntu wigishijwe ibyo kureka inyama akaba amaze imyaka 40 azirya, ibitabo byanditsemo bitunze, uragira ngo arwanye umwuka w'ubuhanuzi ati? Ubwo se nabona akantu gatoya k'umuntu uvuga uti nyamuna bariya abantu bahora basoma biriya bitabo ntitubashaka, uwo si uzabanza kubatera amabuye, kuko abantu bahora bamutesha umutwe. Niyo mpamvu umuntu wakurikiye Imana intambwe ku ntambwe, uwo muntu akaba yarihanye. Hari amakosa abiri abaho mu rugendo rwa gikristo. Ikosa rya mbere rikomeye ni uko abantu bahita bafata ibintu byo mu mwuka w'ubuhanuzi koko bakabikora, ariko batabikurikiranyije uko bikurikirana. Nubwo ndi kubabwira ibyo wenda byo kwitungira amagara temperance, nubwo ndi kubabwira ibyo byo kwirinda imyenda n'ibindi, nubwo ndi kubabwira ibyo byo kutajya muri politike n'ibindi, byose bivugwa n'umwuka w'ubuhanuzi, ariko abantu bakeneye kubanza kwiyegurira Imana bakihana. Iyo abantu bamaze kwiyegurira Imana bakihana kandi bakababarirwa, bakeneye gutera intambwe ya kabiri, bakagendera ku mucyo wose Imana yaguye mu mwuka w'ubuhanuzi, bakaba barimo bagenda bezwa.
ikosa rya mbere ni abantu bahita bavuga bati jyewe by'imyenda mbivuyeho mbisomye muri bibi mu mwuka w'ubuhanuzi, bati jyewe ibya politike mbivuyemo. Nibyo koko bishobora kugira icyo bimumarira, bigashobora no kugira icyo bimurinda, ariko byo ubwabyo ntibyatuma ajya mu ijuru igihe atabanje ihame ryo kwihana. Igihe umuntu yabanje ayo mahame yagomba kuza ku ntambwe ya kabiri, intambwe ya mbere yirengagije, n'ubundi uwo muntu azasoza asore n'amagambo avuga ngo bazakwa n'ibyo bari bagenje bate. Ariko nanone hari umuntu ushobora nanone kwihana, nanone ntakurikize izi ntambwe zanditse mu mwuka w'ubuhanuzi, ngo niba bishoboka yirinde imyenda, ngo niba bishoboka umubiri we awurinde. Nanone nubwo yihanye bigatuma adatera imbere mu rugendo rwa gikirisito, bigatuma Imana ivuga ntiyumve, kubera yuko yirengagije amahame yagomba kugenderamo ngo Imana ikomeze ikorane nawe. Niyo mpamvu muri aya materaniro twagiye tubwira abantu kwihana, ariko nyuma yo kwihana tugomba kugerageza kugendera mu murongo wose Imana yagenjeje ite, Imana yashyizeho. Uko tugenda tugendera mu murongo Imana yashyizeho, niko inzira irushaho kudutazukira, niko aho kongera gukandagira turushaho kuhabona. Kandi ibyo bintu ndabibabwiza ukuri. Icyigisho cya kane nacyo muzagisoma, cyitwa kwandika no kohereza ibihamya by'itorero. Ni nawe Imana yamutegetse kwandika ibitabo byose dufite. Muzanasoma uburyo yaje kubiha itorero nk'impano, muzasoma n'abantu yaje gushyiraho bashinzwe ibitabo bye. Akanama kari kagizwe n'abantu 5 bari bashinzwe inyandiko ze. Ibyo byose ni ubufasha Imana yatanze. Aya magambo aravuga ngo hazabaho urwango. Satani azenyegeza kurwanya ibihamya. Ibikorwa bya Satani bizaba ibyo guhungabanya uko amatorero yizera ibihamya. Kubera iyi mpamvu Satani ntashobora kubona inzira igaragara yacamo kugira ngo yinjize ibinyoma bye, kandi ngo ahambire abantu ku buyobe bwe, igihe imiburo, gucyahwa n'inama za mwuka w'Imana byo mu bihamya byumviwe. Niyo mpamvu kugira ngo ibinyoma bye byinjira agomba kubanza gukuraho umwuka w'ubuhanuzi. Burereka mbabwire, nyine kugira ngo Roma idakomereka, kugira ngo ibintu byabo bye kwerurwa neza, bazabwira abantu biti ibyo bitabo by'intambara ikomeye ntabwo tubishaka, mujye mwigishiriza muri Bibiliya. Oya, abantu bagomba gusoma ibitabo by'intambara ikomeye, bagasomamo icyigisho kivuga intandaro y'ubugome, bagasomamo akarengane gatutumba n'intandaro yako, intego z'ubupapa, icyigisho kirimo. Ibyo bintu byose bigomba gusomwa. Ni ibihamya kandi nibyo Imana yatugeneye kugira ngo tutazagwa mu mutego nk'uko abantu batabifite bazawugwamo. None se byaba bitumara iki tubaye nk'umupantekote kandi adafite umwuka w'ubuhanuzi? Koko we abona ibintu bimwitura hejuru. Iyo ikintu kibaye ntabwo abazi kizagikurikira ngo ni ikihe, ariko twebwe dufite umurongo usobanutse. Dufite ibintu tutarose, ahubwo ibintu Imana yaduhaye, bimwe byasohoye tubireba kugira ngo bitubere igihamya yuko n'ibindi bizagenza bite, n'ibindi bizasohora. Rero impamvu uriya murongo wo muri Byahishuwe mu gice cya 12 umurongo wa 17 uvuga ngo ikiyoka kirakarira wa mugore cyane, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro. Ngiye kubabaza ikibazo, kuki batavuga ngo kiragenda ngo kirwanye uwo mugore, ahubwo ngo kizarwanya abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya. Ibi bintu babivuga yuko hari bamwe bo mu rubyaro rw'umugore ibi bintu bibiri bazabitezukaho. Kizarwanya abo mu rubyaro rwe, bazakomera kuri ayo mahame abiri, bazasigara bitondera amategeko y'Imana kandi bazasigara bakemera umwuka w'ubuhanuzi nk'ijwi ry'Imana, bakiwufata nk'ijwi Imana ivugiramo, batawufata nk'inama wakumvira cyangwa ntugenze ute. Abantu bamwe barakubwira batarika ibyo bintu ni inama, ibintu by'inama ntimukabigire itegeko. Nshuti yanjye muvandimwe,
ndagira ngo nkubwire ko ibi bintu atari inama wakumvira cyangwa ngo ubireke. Ndagira ngo nkubwire nk'uko umuhanuzi Yeremiya yandikaga ibintu bikaba bikomeye kandi bikaba ari ijwi ry'Imana. Ndagira ngo nkubwire ko na Irina White ari umuhanuzi wo mu gihe cy'imperuka. Nk'uko ibyo Yeremiya yanditse bifite agaciro ari ijwi ry'Imana, nk'uko ibyo Yesaya yanditse ari ijwi ry'Imana kuko ari umuhanuzi w'Imana, na Irina White ni umuhanuzi w'Imana. Iyo uramutse utekereje ibintu bye ukabibwira n'abantu barakubwira baturatubeshye. Iyo ubabwiye ko ari umuntu wize amashuri 3 abanza, iyo ubabwiye ko ari umuntu wavanywe mu ishuri no gukomereka, iyo ubabwiye uburyo yavukaga mu muryango woroheje, wabereka ibintu yanditse baravuga batumva niba koko ari we wabyanditse yarayobowe n'umwuka w'Imana, cyangwa se ntabwo ari we wabyanditse kuko nta muntu ufite ayo mateka wakwandika ibintu turimo tubona yagenjeje ate. Nshuti yanjye, ni ukugira ngo Imana ihamye yuko ibintu yanditse atari ubwenge, bidashingiye ku bwenge bw'abantu, ahubwo ari ijwi ry'Imana. Ibyo yanditse byarasohoye. Mbese mwabonye amashyirahamwe aza, mwabonye n'ibindi bizana ibintu byinshi cyane, mwarabibonye. Niyo mpamvu ndarika umuntu wese gukomera ku murongo w'ijambo ry'Imana, kandi ndamurarika gukurikiza umurongo Imana yatanze uko ukurikirana. Hatagira umuntu utekereza yuko kuva hano akajya mu cyaro byamukiza. Ariko niba umuntu yarihannye akababarirwa, kujya mu cyaro hari icyo byamumarira, byatuma urugendo rurushaho gutera imbere kandi rukarushaho kugenda neza. Niba umuntu yarihannye akababarirwa, uwo muntu akeneye no kubaho yirinda imyenda, kuko bizatuma inzira irushaho kumutazukira akarushaho kuyibona neza. Ariko nta muntu uzajyanwa mu ijuru nuko yirinze imyenda. Cyakora bishobora kumufasha muri ubu buzima, ariko ntibyatuma azajya mu ijuru. Niyo mpamvu inzira y'Imana, reka mbabwire, dukeneye kumenya inzira y'Imana neza. Dukeneye gushaka agakiza, maze twebwe ubwacu tukagira ibyiringiro yuko Uwiteka yatugiriye ubuntu. Twarangiza tukabaririza umurongo wose yashyizeho kugira ngo tugenze gute, tuwugendereho. Iyo turimo kugenderamo tuba turimo twezwa, tuzajya mu ijuru nta kintu na kimwe. Ibyo bintu muri iyi minsi bigenda bintangaza. Tuzajya mu ijuru n'ikintu tutasomye, ariko Imana ikaba yaracyandikishije. Ariko kuko twebwe wenda tutasomye ibintu byose, ariko tuzajya mu ijuru ikintu cyose Imana yandikishije twaragihagazemo. Ntabwo tuzigera tujya mu ijuru hari umucyo tutaramenya, kuko nitwe turiho mu gisekuru cya nyuma. Koko ba Martin Luther bazajya mu ijuru hari umucyo batamenye, ariko twe ntibishoboka, sibyo? Niba tugomba kujya mu cyaro, oya, nidushaka uyu munsi, ntabwo ndi kubabwira ko uyu munsi wenda ari itegeko ngo mwese nimujyeyo, ariko uzajya mu ijuru wese azajyayo, wese azajya, kuko rega buri ikintu cyose Imana ivuga ntabwo ari ukuduhima, ahubwo muri icyo kintu hihishemo ubufasha. None se Imana yaduhambura ku bintu by'isi gute n'uburyo tubikunze tukibirimo? Dukeneye kujya ahantu ku buryo tubona ko Imana ari itubeshejeho, ku buryo tubona mu isi nta kintu tukihafite. Hasohoye amagambo yanditse mu nyandiko z'ibanze ngo igihe kizagera ubwo abana b'Imana amasambu n'amazu ntacyo bizaba bikigenje gute, bikibamariye, barayisize baragiye kandi aribo bayubatse, kugira ngo Imana ibatandukanye n'isi. Nshuti yanjye, ibintu byose Imana yategetse bifite uko bitweza, bifite uko bidukuza mu rugendo rwa gikristo, bifite uko bituma tugera ku ntego yo gutandukana n'icyaha. Nta kintu na kimwe Imana idusaba kitari twebwe gifitiye akamaro. Ushobora kuvuga kuki Imana ihora itubwira ngo nitureke kwaka amadeni? Wowe niwe bifitiye akamaro. Imana yagira ngo umenyere kubana n'ibintu byoroheje ku nyungu yawe, kugira ngo Imana irusheho kugenza gute ku kwezi. Kandi nta muntu uriho muri iki kinyejana uzajya mu ijuru hari umucyo wanditse mu mwuka w'ubuhanuzi no muri Bibiliya atarakandagiramo, sibyo? Mu gihe cya Martin Luther byarashobokaga, mu gihe cya Wycliffe byarashobokaga, ariko kuko mu gihe cyacu nta kindi gisekuru gihari, kuko mu gihe cyacu umucyo wose bwo wabonetse, mu gihe cyacu bwo ntibigenza bite. Kandi ubwo mushobora kugira ndababeshya, ntago bishoboka.
Imana mu mwuka w'ubuhanuzi yatubwiye ko tugomba kugabanya gahunda zo gutega amakiriro ku miti, tukimenyereza kwivuza byoroheje. Ibyo byose umuntu wese uzajya mu ijuru azabikandagiramo. Abantu bazajya mu ijuru babandi babakire cyane baramanutse, abantu bazajya mu ijuru bareshya. Ikibazo cy'ubusumbane cyararangiye. Imana yateguye inzira ituma abantu bazajya mu ijuru bareshya, kereka utazajyayo. Utazajyayo we azagumya asumba abandi, uzajyayo azamanuka ajya ahantu ku buryo ashobora kurara ku musambi nk'abandi, nta yandi mahitamo afite. Inzira Imana yateguye iratangaje, ariko nitwe ifitiye akamaro. Nitwe ifitiye iki? Twebwe tuzajya mu ijuru tuzi ko Imana ariyo yonyine itubeshejeho. Tuzajya mu ijuru tuzi ko ku isi nta kintu tukihafite. Tuzajya mu ijuru tuzi neza ko imibiri yacu itegekwa n'Imana kuva kurwara kugeza ku musatsi. Ibi bintu mwamubona twigize n'imyaka tumaze, ugasanga umuntu barakomeza kumubwira ibintu, ibi bintu bakubwira ntubyubahirize. Utegereje itegeko rimwe rirwanya abantu bemera ibihamya, ugahita urishyigikira, ukaba ari we wa mbere ubarenganya, kuko abo bantu bahora bagutesha umutwe, bahora bakujomba igikwasi, bahora bagusomera ibintu bikwereka ko utazajya mu ijuru. Wowe muntu utagendera mu murongo w'Imana, umurongo ku murongo, utegereje ikintu kimwe, umusemburo. Ngo abantu bavuge bataba abantu bibi bintu bahora basoma twarabiciye, ngo wowe uhita ubafata ubarenganya. Mbese mugeze mwubahiriza ibihamya? Murimo muragenda mwubahiriza ibihamya? Amagambo Imana yavuze murimo muragenda muyashyira mu bikorwa? Murimo murahera ku ihame ry'umutima w'ubukristo, ari ryo kwihana, mugakurikizaho n'andi mahame ku nyungu yo kugira ngo mwezwe? Mbese mugeze kuri uyu munsi mukurikije igihe mwatangiriye, Imana iri gukoresha amategeko yatanze mu bihamya irimo ibatunganya? Cyangwa n'uyu munsi uracyarwana n'inyandiko? Uyu munsi uracyatsinsurana nayo? Uyu munsi baracyasoma ibintu ukavuga utari ko se ibi? Nshuti yanjye, mugabanya kurwana, kuko ntuzajya mu ijuru ibyo bintu byose, guhera ku cyanditse mu nama zigirwa itorero, kugeza mu cyanditse mu burezi, kugeza mu cyanditse mu bahirwa n'ibande. Nta kintu uzajya mu ijuru utubahirije, kuko nyuma yawe nta wundi uzacyubahiriza. Rero uyu munsi ndajya mubwire ko icyo kintu ukwiriye kugitekerezaho cyane, kandi Imana nibwo buryo yateganyije bwo kukweza. Ndagira ngo nsome amagambo nifuza gusorezaho, isomo rimwe nkasoma amagambo mu mwuka w'ubuhanuzi make, nkubwira impamvu Imana yateganyije ibi bintu byose. Matayo igice cya 5 umurongo wa 48. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo igice cya 5 48. Haranditse ngo namwe mwe mukiranutse nkuko so mu ijuru agenza ate? Akiranuka. Ndashaka kubasomera uwo murongo, uburyo Imana iduha ibihamya n'ikigendereye, kandi zabigeraho kuri bamwe, abandi nibitagerwaho bazasubira ahantu baturutse, bamburwe n'icyo bari bafite. Amagambo ari mu gitabo cy'Ibifuzwe byose paje 207 haranditse ngo urugero rw'ubutungane Imana ishaka ku bana bayo, ko abana bayo bageraho, rusumba kure urugero rurerure cyane intekerezo z'umuntu zibasha gushyikira. Kandi inzira Imana yateganyije irahagije ngo urwo rugero turugereho. Ihagije kudutandukanya n'iby'isi, ihagije gutuma twebwe ubwacu twirwanya, tukitsinda, tukibangamira, tukumvira Imana. Irari ry'iby'isi riturimo rikadushiramo mu nzira Imana yateganyije. Inzira Imana yateganyije irimo ibyangombwa, yego birimo. Urugero Imana yateganyije ko abana bayo bageraho rusumbye kure urugero rurerure cyane intekerezo z'umuntu zabasha gushyikira. Mu bintungane nk'uko so mu ijuru ari intungane, ni rya somo. Iri tegeko ni isezerano, Imana ihabwe icyubahiro. Umugambi wo gucungura umuntu uduteganyiriza kubaturwa kuzuye mu mbaraga za Satani. Umuntu wicisha bugufi mu mutima buri gihe, Kristo amutandukanya n'icyaha. Yazanywe no kumaraho imirimo ya sekibi, kandi yateguye ko umuntu wese wihannye azahabwa mwuka muziranenge ngo amurinde gukora icyaha.
ntabwo uburyo umushukanyi akoresha agerageza abantu bugomba kuba urwitwazo rw'ibibi umuntu akora. Satani anezezwa cyane no kumva abitwa abayoboke ba Kristo batanga inzitwazo zo kuba kamere yabo igoramye. Mbese ni ibyangombwa by'Imana babuze, cyangwa buri gihe bahora barwana n'umurongo Imana yabashyiriyeho kubeza? Ntabwo uburyo umushukanyi akoresha agerageza abantu bugomba kuba urwitwazo rw'ibibi umuntu akora. Satani anezezwa cyane no kumva abitwa abayoboke ba Kristo batanga inzitwazo zo kuba kamere yabo igoramye. Izo nzitwazo nizo zijyana umuntu mu gukora icyaha. Buri mwana w'Imana wese uyizera kandi wihannye ugendera ku murongo Imana yateganyijeho kumweza ashobora kubarwaho imibereho izira inenge isa n'iya Kristo. Amena. Urugero rwiza imico ya Gikristo igomba kutugezaho ni ugusa na Kristo. Nk'uko umwana w'umuntu yari inziramakemwa mu mibereho ye, niko n'abayoboke be nabo bagomba kubaho imibereho iziramakemwa. Ibyangombwa Imana yarabiteganyije bituma bahambuka ku by'isi, bituma bo ubwabo banesha imibiri yabo. Yarabiteganyije bituma Imana yateganyije ibyangombwa bituma umuntu imucura ku buryo abamubonye batemera ko ari wa wundi. Nta muntu wamukubise kubera umurongo Imana yamushyiriyeho gusa. Uko atera intambwe aba arimo Yesu, sibyo? Kandi azajya mu ijuru nta kintu cyo mu isi akirambirijeho, ntacyo agitezeho amakiriro. Intambwe izazimuteza gake gake kugeza imugejeje ku rugero ishaka. Ibihamya ngibi birahari. Urugero rwiza rw'imico ya Gikristo igomba kutugezaho ni ugusa na Kristo. Nk'uko umwana w'umuntu yari inziramakemwa mu mibereho ye, niko n'abayoboke be nabo bagomba kubaho imibereho iziramakemwa. Yesu yahindutse nk'abavandimwe be mu buryo bwose. Yahindutse umuntu wambaye umubiri nkatwe. Yarasonzaga, akagira inyota ndetse akagira umunaniro. Yatungwaga n'ibyo kurya kandi agahemburwa n'ibitotsi. Yagezweho n'ibigera ku muntu, nyamara yari umwana w'Imana uzira inenge. Yari Imana yambaye umubiri. Imico ye igomba kuba iyacu. Nyagasani avuga ku bamwizera ati, nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Umuntu wese utarimo kujya kuri uyu murongo, anyura ku murongo Imana yateganyije w'ibihamya, ibitabo birimo amategeko ameze nk'aho Imana iduhima, nk'aho Imana itubangamira, nk'aho Imana irimo iturwanya. Ibitabo birimo amategeko bituma twibaza ngo kuki Imana yagishyizeho. Imana yateganyije uburyo bwo kuduhambura ku isi, bwo kudufatanya n'ijuru. Umuntu wese utari kugera kuri uyu murongo, hagiye kuza itegeko rirwanya umuntu ugendera ku murongo w'umwuka w'ubuhanuzi, kuko ubangamiye abantu benshi. Kuko abantu benshi umeze nk'inkota ibasogota. Abantu benshi umwuka w'ubuhanuzi urabahuranya. Iteka ryose imbere yawo bacirwaho iteka. Itegeko ubu ryarakozwe. Ibi bitabo bigomba guhagarara. Ngo Roma itongera kuvugwa mu izina ryayo, ngo inyama bajye bavuga ngo mujye murya zatuye inzara, ngo iby'amashyirahamwe biceceke, ngo iby'amashyaka biceceke. Abantu basigare bumva noneho borohewe, bazakwa n'icyo bari bafite. Niyo mpamvu nsabira umugisha umuntu wese uraha, kugira ngo Imana imufashe atekereze igihe avuga yatangiriye urugendo. Reka gitekereze, reka arebe intambwe amaze gutera muri uru rugendo, reka bare ibintu amaze kunesha uko bingana, reka bare imirongo Imana yashyizeho amaze gukandagizamo ikirenge uko ingana. Ushobora gusanga uhagaze ahantu wowe uvuga ko watangiriye utaratera n'intambwe imwe. Kandi nusanga bimeze gutyo ntucike intege, umenye ko iki cyigisho Imana ikizanye kugira ngo igufashe, iguteze intambwe mu buryo bwihuse, ikugeze ku murongo ushaka. Nicyo gituma ngusabira umugisha ngo ntiwinangire umutima, ahubwo wemere irarika ry'umwuka wera. Usaba Imana imbabazi igihe cyose wapfushije ubusa. Usaba Imana imbabazi uburyo warwanye n'ijambo ryayo umeze nk'utera ibigeri ku muhunda. Ngo ariko si ibingibi ngo ubuse ibingibi ngo ubusenga ibi ni ubwibone, ngo ibisengo ngo umuntu ntiyagira gutya ntabatibone. Nshuti yanjye, uko urushaho kuburana niko igihe kirushaho kugusiga. Gabanya kuburana, utera intambwe ibanza wihane, utera intambwe ziyikurikira, uraba urimo ugenda wezwa.
ugera ku rugero Imana iguhamagarira, aho uzasigara n'abantu bakureba bakabona watandukanye n'isi. Imana ihe umugisha umuntu wese muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Igihe cyose umuntu yatangiye nabi aba ameze navuga se ngo abarimo ameze atise, ikintu aba ari gukora bazasarura umuyaga, abazababazwa n'uburyo bwe yibeshye kandi yashoboraga gutangira ibintu neza inzira zigishoboka. Mbese bavandimwe, hari umuntu muri iri teraniro ushobora kuvuga ati njyewe ndashaka kugenda ngatekereza ku itangiriro ryanjye,